noneho kibera inka muri kuyotera ku irembo muraho ko rumaze igirira harashize igihe byo nacururizaga hepfi hose nkagera naho imyenda yashize ariko iyo nari naratumije Dar es Salaam ngiyi nayize reba noneho amakuvurori y'akataraboneka iki ni icyatsi kibisi cyane urabona ukuntu isa neza rwose ni keza terura yampa rwose naguhaye irimo agakororombyi keza k'ubururu ubu urabona ko ari umweru rwose ni umweru mwiza cyane urayampa rwose mwe niyo y'abazunguzayi icyo ni igitekerezo mfite ku mutima ndetse ndashinguka nshira urabikomeje pe ni impamo ya Mungu wabaye nk'umwana wawe gusa hari n'igihe igishoro kiryo ukakimara ndabizi cyangwa inzoga oya nabonye zimpombya naraziretse ukaza nkamuha amafaranga ukongera ukajya kurangura ukayansubiza igihe wambwiriye niyo mpamvu ngiye nanjye nshaka mama bose birashoboka ubuse amaboko ataresha yageraho akaramukanya ese urabona uko ngana gutya ngiye nakubeshya cyangwa nakubwira gutyo ibintu nk'ibyo oya mere ntiwabeshya ariko se mu bakobwa bataha ko mbazi aho kuko ninde nashobora gutunga muri uhakanyana mama oya ayo kanyana mama kanyana nyine tuza gusugura umuntu na jorome mama yo mana kanyana tuzabirangiza ubutakayo kanyana na jorome none se ahubwo ko asaza atari yanamujyana karibu ntabwo wafunze ariko ashiti yanjye yego mara mari uraho neza niko kubaza iminsi waratwanzira oya ntabwo nabanga ni karibu niko iminsi myinshi pe none se ko wari waratwanze oya ntabwo nabanze gusa maramba barira nyine nari naragiye ku isambu kureba abakozi aho bagejeje bakora no ku myaka imeze cyakora gusa imyaka no kuri Imana ishimwe mfite ibigori mfite ibishyimbo mfite amashaza hahandi hejuru umukobwa wanjye yanteye ishobote ntabwo nzabura ibyo mutwikura none twaganiriye nibagirwa kugira icyo nkwakiriza oya shaka ntabwo ndimo nshaka kunywa cyangwa kurya ahubwo mbwira imyiteguro y'uko ahigeze ngiye marita aho nibereye ahangaha umuhungu ngo yagiye kureba se mu mahanga kugeza na n'uyu munsi ntaragaruka nanjye ngo ndimo ndashyashyana negura ubukwe ariko iki kiguteye imbogamizi njye numva nta kibazo kirimo ife ari mu mahanga ni ukuvuga ngo amafaranga arabufite ahubwo naze anamusabira yewe mbona uriya muhungu rwose ari amanyanga mbona ari ukumubeshya oya nta manyanga kandi ikindi tunagarutse ko bwacu ntabwo yabura undi uhita umusaba ari mwiza se nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda niko mko ibyo usanzanira wowe urwaye mbikwereke do uzabifatisha tubyinisha gutya urumva angahe abiri kagira imana muraho neza yego Valentin akazi ndabona ukamereye nabi urahaye iki se
njye ndafata sambusa ariko hari icyo nshaka mbere yazo. Ngwiki hari icyo ushaka mbere yazo? Nta nubwo kigoye rega. Ndashaka kumenya amakuru ya Ndahiro. Ndahiro ubukwe bwe bwaba byagenze bite? Amakuru yande? Ya Ndahiro. Kuva ryari ugendana na Ndahiro? Wowe Ndahiro burya ni inshuti yawe. Ikomeye cyane. Hanyuma niba ari inshuti yawe kuki utamuhamagara kuri telefone? Ariko uri mushiki we. Waba wamuzaniye intwaro cyangwa n'intwerera? Oya ariko nshaka kubimenya. Ushobora kugura ibyo ugura warangiza ugasohoka mwiciro. None se azaza bizagenda bite? Erega mbwira. Isambusa zo ndazigura ndazimaramo rwose. Nta nizo nkeneye kugura. Sohoka vuba. Uzazirira se? Tugenda gutembera. Nyamuneka mbwira Valentine. Marie, bore konje gutunguye. Oya nta kibazo. Gusa mfite ikibazo maranye iminsi cyangwa mbere cyane. Nabuze uko mbikubwira nuko mbibwira mama. Mwana wakimbira nta kibazo gacyumva. Ushize mbere na Ndahiro twakoze amakosa. Oya ntinda. Ubu siko kurumva icyayi ikibazo. Ntabwo ari ikibazo pe. Gusa ejo nzaza bigufashe tubwire mama, nitumara kubibwira mama ntekereza ko azanyumva. Asanzwe ari inshuti yanjye, asiko nzakubera marene ntabwo ikintu cyose nakimubwira yacyanga. Ahubwo se Ndahiro yaragiye ariko ntabwo nzigera nzagarukira. Marie ndakwinjiza no kuri umubyeyi mfashe umucyumvishe mama. Koko byancanze ndi kugera imbere kandi mfite ubwoba ko shoko yabibonye. nta kibazo. Mubwiye ko ntiyakwanga kumva ibyo mubwira. Si inshuti yanjye se arabizi ntabwo yabyanga. Nzagufasha uko nshoboje. Urakoze Marie. Urakoze cyane. Uzambaje uzinduka uzumufashe mama kubimubwira. Aho genda. Sinanaguherekeje nawe ngiye kwivuza. Kanyana ngwino nkwereka umuntu usuhuza. Ndagira ngo usuhuze umushyitsi. Uraho umukobwa mwiza. Amakuru. Kanyana uyu mushyitsi rero ni wa wundi ujya utuzanira amashuka hano akatuzanira amakuvurori. Rwose ni umwana mwiza pe. Ni ukuri twaraganiriye numva afite ibitekerezo bizima. Ndavuga ngo azaze nawe yivuge rwose ni mukuru ntago nakuvuga. Mama murakoze cyane. Karibu Jerome. Kanya urakoze Imana wowe umugisha. Nitwa Jerome nkuko mama bivuze. Kanya ubwo nakubonanye bwa mbere naragukunze. Gusa njye simeze nka babahungu b'iki gihe babwirira abakobwa mu rwishwa bakunda. Njye nahisemo Kanya naragukunze ku buryo nifuje ko twabana tukabyarana hungu n'umukobwa. Ndagukunda cyane. Ibyo nibyo bikuzanye hano. Yes, nibyo. Ariko mama uransuzuguza ugakabya. Iyi ngegera y'umumotari nimba ari umutsi niba ari umukara n'isibizi. Wowe urumva ushaka guteza Kanyana. Ndagukunda Kanya. Tugende bamubwire. Ndi umugore w'umugabo. Umugabo ntegereje ko nzaza kumwumva. Asoni. Umva n'undi musore. Ntuzagaruke n'abana banjye. Kanya Mama. Ruherutse kudusura. Ntabwo sinibakiza amata. Nta mata yawe nkeneye. Nta n'isoni ngo nyakirize amata. Cyohewe. Sobanura imbere ya nyoko na musaza wawe ibyo wakoze. Icyo wakoreye marene wawe. Kanya uheruka kwa marene wawe n'icyo wakoze? Habaye iki? Ntacyo nigize nkuru. Marita. Bizi ko tumaranye igihe nawe turi inshuti. Nta kintu cyatera iwawe kivuye iwanjye. Turi n'inshuti rwose. Uyu mwana w'umukobwa twari tugiye gukorera ubukwe nagombaga kumubera marene. Ariko si ubwo uzi ko dusebye. Gute? Aherutse iwanjye aza kumbwira uburyo yabigiye cyo aratwite. Kanya Mumbabarire rwose. Ngize amahirwe
urumva ukuntu tujije isoni tsindwe n'Imana yo mu ijuru. Tangwa aragenda ariko se ubundi ubwo iyo mumureba mubona atarahindutse. ahubwo se wowe ubonye uyu ari wo muti wo gukemura ikibazo umwana wawe ni byiza kumuteza mu nk'umwana wanjye si byiza kumuteza nyuma. Noneho reka mbibereke njye ntabwo rwose nshobora guhagararira icyomanzi nk'iki ngo nibere marembo njyewe reka oya Yesu yasigaye ntavuze none reba ibintu mureba kuki niye agahinda kuvuga kuki mujije isoni Ndabira mama ntabwo nari nzi ko ndera zatinda agatinda. wagicucu wese ubundi iyo utaza kumwishinzaho ntabwo ari kubona undi muhungu none ngaho reba reka nkubwire reka ukome aho wambariye inkindi uhambarira ubucocero dore ukuntu kimeze icucu gusa kinkojeje isoni muza mu muryango uzapfurye. urabizi ko nyuma iyo yibutse agira ndakwinginze uzamwibutse kandi urabizi n'amahane usitwararike rwose. Kabizi ko nakundaga Ndahiro ubu koko Ndahiro aba yarapfuye mama yamfashe nk'umubyeyi. mama yagufasha kandi Ndahiro niyo yaba yarapfuye cyangwa atazagaruka uzabona undi gutwara. icya mbere uri umukobwa mwiza, icya kabiri ufite n'amashuri. Ikibazo ni mama sinzi kumufata arandeba akenda kuvuga. humura Uyu munsi mama nawe ashaka kunganiriza ibintu byambayeho n'abantu bose babaho. Ntabwo yakagombye kumfata kure wajya ngo ntabwo yambyaye. mama niko ameze, nawe uramuzi rwose, uramuzi, mwihanganire bizajya bigenda bikemuka buhoro buhoro azabyakira, sibyo? Ajya ku ishuri maze uzihangane kandi uzatware ibikora. Reba mwene wanyu reba ino nkoreye isi yose yambonye inaha hose inkuru ngo ntabwo ugiye Marita nzikorera ngo papa arapfuye nyine nibo ntagomba gutwara ibinyenda ufashe varize yawe ukajya uba Ndahiro ukabana na mushiki we Ndahiro akazava mu mahanga akagusanga. ntabwo wumva undi mwana ukuntu aba afite ibitekerezo abaza ubwenge. Mugeza ntabwo nzigera njya gusanga umuhungu wawe. Ino ni imitungo ya data ndavamo njya he? Imitungo ya so usize nakwe kwihunga korera maze uzane iyo mitungo ya so.